Hello, what's up guys? What's good everybody? How are you doing guys? So nagarutse ngiye gukubita mbangura iki kiganiro ndakwinginze tukigerane ku musozo kuko kirimo ibintu byinshi. Ngarukanye update nyinshi nari maze iminsi nari kuboneka ariko right now nagarutse. So icyo nakubwira cyo ni iki? Niba uri umunyeshuri cyangwa ukaba ufite inshuti zawe z'abanyeshuri zarangije kwiga segonderi, ukaba ufite abashuti bawe b'abanyeshuri, ndabibuze kuba nabahereza linki. Niba ufite amanota meza uraza kwiyaminiya ube wakora application yawe, bakwishyurira visa, bakakwishyurira ticket, accommodation yawe niyo wimenyera. So kuri ba bantu bakoze application ya Germany na Poland, rizati mwarazibonye? Nababwiye yuko hatsinze 99.8. Abantu bakeya batatsinze mubona afashije byaturutse ku mapasiporo yabo. Gusa ntimucike intege, hari application nyinshi zigiye kuza, hari ya Canada, hari ya Amerika. Niyo ngiye kuba nababwira ukuntu zizakorwa kuko izi application ni nziza cyane. Harimo izigoye, uba ugomba kuba ufite information cyangwa se ufite amakuru kugira uzamenye uburyo zikorwa. What's good? It's your boy Kelvis bro, muhungu ipari mu bipangu pangarasa papa mpachikipata mu ipingu ngo pa. So nagarutse, icara utuje, ureba wahasi urebe ko wakoze subscribe ngo hayi ikaze kandi nakazogera. Nubona ko ari ngombwa uzayikora cyangwa se ubonye ko atari ngombwa wherever. Ahanga nta subscribe dushaka y'umuntu nyine udashaka nyine gutravelinga. Niba uranga ureba iki kiganiro ukaba udakora subscribe kandi ufite passport cyangwa wenda ufite n'inzozi zo kuvuga ngo nzajya gukorera hanze y'u Rwanda, nzajya gukorera hanze y'u Burundi, nzajya gukorera hanze ya Uganda, nzajya gukora hanze ya Afrika, kora subscribe kuko ahangaha ni byinshi cyane uzahasanga bishobora kuba byakugira umumaro cyangwa bikagira inshuti zawe cyangwa famille umumaro. Ahangaha ikintu uzahasanga ibintu bijyanye n'amaviza, ibintu bijyanye n'ama application y'akazi. Ushobora kuba wajya gukorera i Burayi, ushobora kuba wajya gukorera muri Amerika, ushobora kuba wajya gukora Canada, Australia, UK, mu Bwongereza. Iwa na application nyinshi. Njyewe nkuzanira the best one offer nziza nyine ebana ya mbere, nkavuga abantu uri bwitabire iyi application akayikora. Abayikorewe iyi application ni nziza ku muntu wari we wese, kandi ngiye nkujyana mu kintu nanjye ubwanjye najyana mu muvandimwe wanjye, you know. So tudatinze reka mpere ku bantu bazakora application ya Canada na Amerika kugira mbisobanure neza ataza kugira umuntu ubyumva nabi. Ngiye kugenda sobanura neza akantu ku kandi. Niba ufite passport ukaba wujuje imyaka iri hejuru ya 18, ndagira ngo nkubwire yuko ushobora kuba wajya gukorera mu gihugu cya Canada. Nta interview uzakora, visa bazayikwishyurira, tiki bayikwishyurire, bakwishyurire naho kuba. Gusa aka kazi nge application nkunda kuvuga ziba zimeze kimwe kuko abantu muri no minsi nyine nta mafaranga bafite. Ebana kubona amafaranga aho byarakomeye, murabizi guys, murabizi. Kandi nabwo nimushaka bimwe byo kwishyura ukavuga ngewe ndishyura visa ebana Kejeri cyangwa se Buja cyangwa se Kampala, hari ahantu henshi ushobora kuba wajya kwa applying ibyo bintu. Nabigufashamo rwose ari visa cyangwa se ibindi bintu ushaka. Ushobora kuba ushaka kujya kwivuza kuko visa ziratandukanye, kwiga, business ya ni muri ubwo buryo nzabigufasha. Ariko wa muntu udafite amafaranga niwe ndi kubwira aka kanya. Ushobora kuba ufite passport ngutunga aka kanya nkakubwira ngo tujye muri Amerika, nta tike ufite, aho ngaho ni ikibazo. So company rero ikoresha izi application ni worldwide, you know, ni worldwide nyine ni mpuzamahanga tu. Ikwishyura tiketi, ikakwishyura visa, ariko wazagera mu kazi ku kwezi kwa kabiri waratangiye guhembwa ukishyura. Wishyura ya mafaranga ya visa yose nyine na tiketi, accommodation hari amafaranga bagucharginga yo contract yawe yarangiye cyangwa se kongeza amasezerano ugakomeza kwibera muri accommodations
za kampani. Icyiza cyabyo rero reka mbisobanure, nzajya mbitindaho kuko hari abantu benshi cyane bakomeje kugenda bambwira ngo hari application nyinshi ziba ziri gukorwa, hari n'abantu benshi bagenda bazivugaho basobanura uburyo zikorwamo, ahantu zitandukaniye, icyiza cyazo, ibibi byazo, ahantu umuntu ashobora kugonganira n'ibyago nyine igihe wakoze iyo application ukamenya ni iki kintu nzahura nacyo, nyine ukakimenya mbere, ukaba wicaranye ayo makuru. Nibyo rero mba ngira ngo nyuremo neza, wa muntu uba ushaka wihuta ugenda utarutsa uticaranye amakuru, ari igihe uzasanga uheze ku kibuga cy'indege cyangwa se nugere no mu kazi, usange mu kazi ugiye gukora harimo amategeko, ugongane na ba bosi bawe, mushwane, baba babitse ibyangombwa byawe kandi wowe uri mu kazi. Ntago azakurekura amafaranga agutangiye ya visa na tiketi atarashiramo. Aka kabazo rero niko abantu bakunda guhura nako, mba ngomba kukugira inama kuko ngiye narakubanjirije. Nkurusha byinshi ujye unyumva. So icyo nakubwira rero ni iki. Niba ufite passport yawe ukaba ufite hejuru y'imyaka 18, ushobora kuba wakora application ya Canada. Ikorwa gute rero? Ngiye nzaguhuza n'umu agent ndamwizeye 100%, ijana ku ijana akwaprayingira. Ariko nawe Canada wabyikorera, gusa biragoye. Link nzayibaha. Application ntabwo iratangira. Kuri 28 mwese muzanyandikire mbahereze link mwikorere application. Ariko wa muntu ushaka gutanga ya mafaranga ya service kandi application yiwe ntigende nabi, agomba kugera ku mu agent. So kuri wa muntu noneho wikoreye application, ni icyo ugomba gukora kugira nyine ugere kuri ya stage ya wa muntu ufite umu agent, kuko umu agent nyine numumenyera buri kimwe ebana. Ariko nawe wabyimenyera uri umuntu ujijutse, ushobora kuba wakitegera everything, ukarinda nyine ugera uri umusirimu. Birumvikana ntabwo byakorwa n'umuntu winjiji kwa kundi wiyumva ukavuga ngiye ndi umusirimu. Reka mbabwire guys, borangewe ikintu ntazi ndabaza, kandi kubaza sino kuba umunyacyaro, ahubwo uba uri kwiga. Hari abantu nza mbona mu minsi yashize ari application yo mu Budage nyine zari ziri kuba ziri application zari ziri mu Kidage, ngo ndakoresha Google Translate. Ugasanga uwo muntu akoresha Ikinyarwanda, nta n'Icyongereza zi fresh, nta Gifaransa zi fresh. Google Translate hari amagambo tutagira mu Cyongereza, ari n'amagambo tutagira mu Gifaransa. Umuntu uri Burundi abyumve, n'uri mu Rwanda abyumve, n'uri muri Congo, n'uri muri Uganda, kuko hari abantu benshi muri East Africa bavuga Ikinyarwanda. Uwo ari we wese uvuga Ikinyarwanda unyumva, iri application uragenda ukayica ukayikiniramo, result ntabwo ziza. Ntabwo bakubwira ko watsinze, ntabwo bakubwira ko watsinzwe, urategereza nyine gutya ukicara amaso agahera mu kirere. Ariko igihe watanze bya bihumbi bingahe byo kugukora application, c'est vrai siri, icyo ngicyo nicyo numva cyoroha. Ariko kuri wa muntu nyine wumva ko ari very intelligent, wabyikorera kandi wanabishobora, ubaye uzi Icyongereza fresh n'Igifaransa. Kuko niba uzi Ikinyarwanda gusa uzihangane babigukorere. Nicyo kintu nakugiraho inama. So application nyine ya Canada ni gutya imeze. Kuri 28 nzabayeza linki. Ikintu ngiye kubabwiraho, nari nakomoje ku bintu by'umu agent. Wa mu agent rero no buhagarariye company. Iyo wakoze application ukaba successful, ari wowe wayikoreye, wa mu agent n'ubundi uramwandikira. Wa mu agent no wa company uramwandikira, akagira ute agakurikirana nyine ibisigaye abari ibyiwe. Ukamubwira ngewe na applyinze mwira company yanyu, bayita Open Jobs, bimeze gutya na gutya. Iyo company naho ngaho nyine yita kuyikuyobora n'email guha. Ikimurangiza kwa applyinga abantu bazaga bagira ikibazo cyo ko bakora application bagatinda kubona result, bakaba nyine imitima babwira ngo ese application yarakozwe, batabyizeye. Application yawe izajya imara kuba done, yageze ku musozo, imaze kuba complete, yamaze kuba completed already. Message nyine uzajya uhita kwibona kuri email yawe, bagukubite na link handi uzajya uhita ko ubonera process zisigaye, ibintu byose everything.
ni nziza cyane iyi application yo muri Canada urayikora, ariko iyo muri USA ho urishyura kugira uyikore. Nabashishikariza rero gukora iyo muri Canada, nubwo ibyo muri Canada biba bikomeye, biba bikomeye nyine, habamo ingorane nyinshi cyane cyane uri kwikora application, na cyane cyane n'izindi step ziba zisigaye. Iyo uri umuntu nyine utari open mu bwonko birakugora. Nkatwe nyine abantu twebwe tutaba dukunda ibintu bitugora, njye nkunda ibintu biri easy, njye ndishyura bakabinkorera. Niyo nama nakugira nawe niwumva ko bizakugora uzishyura babigukorere, cyangwa niba ufite n'abana bazi ubwenge nyine bazi ibintu by'ikoranabuhanga babigukorere, cyangwa ba bro bawe cyangwa inshuti yawe ibigufashemo. Ariko nibyanga nyine nta yindi way nyine muzakoresha, niyo ngiyo nta yindi. So application yo muri USA, kugira nsoreze kuri za application zigiye kuba zakorwa mu byumweru bibiri USA, naho hari application bizafungurira rimwe. Iyi application rero ibamo amafaranga menshi, ushobora kuba wakorera ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 ku kwezi, apana ku cyumweru, kuko USA ahangaha ni ku cyumweru nyine pe. Ipinda ryawe urarifata ayo wakoreye icyumweru cyose, ariko no ku kwezi ushatse wazajya ureka kuyafata ku wa nyuma w'icyumweru, cyangwa w'icyumweru cya kabiri ukayafata ku wa nyuma w'ukwezi. Biba bimeze gute rero? Ahangaha inzu ni ku kwezi, nako ni ku cyumweru, cyangwa se ku kwezi. Nyine wereva icyo ushaka wowe nicyo uhitamo. Nzabasobanurira lifestyle y'ahangaha ukuntu bimeze, ariko mujye mukora subscribe. Ubuse nimbazanira vloge, ari vloge nyinshi nateguye, ariko ni ama episode. Narabibabwiye abantu twatangiranye, ni ama episode ni byinshi cyane, ama state agiye atandukanye nagiye ngeramo, mfite vloge zazo zigeze nko ku 8. Izi episode rero muzatangira kuzibona ku itariki 5. Ntabwo ndarangiza ku editinga, biragora guys, mutazajya mugira ngo abantu bakora ibintu bya YouTube biba biboroheye. So iyi application ya USA ukuntu imeze, urayishyura, sindamenye igiciro cyayo, gusa n'amafaranga nyine baba yishyura n'udufaranga dukeya nyine, two kuba nyine wakinjira muri website yabo ugatangira application yiseriye. Umuntu bafashe, nukuvuga ngo iyo bari gufata abantu, nukuvuga ngo imba dukeneye abantu 15,000, uri kumva 15. Muri abo bantu 15,000, ubwo guhera ku munota, nako guhera ku muntu wa mbere akora application, ubwo ku muntu w'ibihumbi 15 nagera irahita ko yifunga. Ni gutyo imeze, ntabwo wayinjiramo. Kandi nayo wakikora application yo biranoroshye, ntabwo ari nk'iyo muri Canada. Is so easy, iroroshye cyane. So application yo muri USA nayo bisaba kuba ufite passport. Niba udafite passport ukaba utari hejuru y'imyaka 21, aho ni imyaka 21 ntabwo ari 18, ntabwo byakunda. Niba uri munsi ya 21, 20, oya ni 20, ni 20, I'm sorry, ni 20, nabirebye nabi, ni 20. So icyo nakubwira rero ni iki: passport imyaka 20, ikindi ushobora kuba uri married ukajyana n'umugabo wawe cyangwa umwana wawe. Abantu utemere kurenza ni abantu 4. Abana 4 mbo barengeje wapi? Ubwo n'abana 4, papa na mama, ubwo mwese mukaba 6. Application z'iyi company niko zimeze, abantu bizajya bigonga nyine niko bimeze. N'abana ejo bundi bagiye niko byagenze. Kandi ari ukuntu utangira application wari nyine uri kuvuga ngiye nimba selected ngomba kujyana n'umugore wanjye. Umugore wawe yadafite passport, ari ukuntu mushyiramo imyirondoro yiwe, wenda mukaba mwatanga excuse yuko yabaye expired. Umuntu nyine uri kukwaplayingira niwe ubikora, cyangwa wowe ukabyikorera. Ahantu nyine batangira feedback wora bimenyesha company. Bigenza gute rero? Ni imyirondoro. Iyo mvuze imyirondoro aba ari amazina, aho yavukiye, imyaka, bya bindi n'ubundi biba biri muri passport.
bakuzuza fayiro yawe. Ikiba gisigaye rero ni iki? Ikiba gisigaye ni ugutegereza result. Email uhita kuyibona. Result yo zaje hahita kwaza code. Ni code iyi ngiyo ukahita ureba result zawe. Byose urabyirebera. So, icyo nakubwira cyo rero, kora subscribe kugira igihe nikigera time yawe nigera iyo application ntizagucike. Iyi application ni nziza cyane, nibyo navuzemo bigoye, niba ari byo wumvishe byaba bikugoye. Biroroshye cyane. Biroroshye kwiapplyingira se, ibyo bintu ni ibintu bigoye. Ntago ari ibintu bigoye, nshobora kuba navuze yuko bizabagora, wenda ukahita kupanika, ariko nta kiba kigoyemo. Ahubwo icyambere ni umuhate. Wenda ushobora no kubwira umu agent akabigufashamo, kuko nawe iyo agufashijemo hari amafaranga kuryaho. Iyo watsinze niho we abonera inyungu. Ariko izi application z'iyi company, impamvu n'aba agent bakundira company, ari n'abantu benshi mu Rwanda ni Burundi barwanira gukorera ira company, ndabizi kuko hari abantu benshi bagiye bamamagara bambaza ukuntu bimeze. N'umuntu wese ushaka gukorera ira company akaba yumva yashinga nk'iki nka office yo kwa applyingiramo abandi bantu bafite icyicaro Kegel na Bujumbura, muze kumbwira mbahe location niba ushaka gukora iyo business yo kwa applyingira abantu ukorana n'iyo company. Iyo company ubu uri umukozi wayo, wakorera n'abandi bantu ku bintu bijyanye n'ibindi bihugu, ariko ibyo by'iyo company nyine ni gutyo bimeze. Iyo company urayikorera, ariko ukaba nyine wakikorera n'utundi tuntu ku ruhande two kwa applyingira abantu ama visa. Ushobora kuba mwapplyingira visa yo kujya UK, ariko atari jobs, atari application ya jobs. Ndizera ko mugasobanukiye neza fresh. Application ya jobs yenyine yo ikorwa n'aba agent b'iyo company gusa only. Icyo nakubwira cyo rero, geraho bandikire kuri email yabo, cyangwa se uzagere ku cyiciro cyabo headquarter Kegel. Ndibuze kuba napininga namba yabo ndi kurangiza ikiganiro ku musozo, kuko narabamenye ntago mujya munkurikira. Kandi ikindi, umuntu uzakora iyi application azagenda, uyu muntu azaba akoze application, n'inshuti zanjye nzazishishikariza gukora iyi application, kuko ngewe narabibonye ni nziza, ntago ari byo gukabya, ni nziza pe. So reka twigire ku bantu bazakora application b'abanyeshuri bashaka ama scholarship. Scholarship zo ni ku bwinshi, kandi niba ari umunyeshuri rwose wifitiye amanota yiwe, iyi application kuyikora n'ubuntu. Ubaye utayikoze uri umunyeshuri ukaba unkurikiye ahangaha, cyangwa ukaba uri umubyeyi ukaba utabibwiye aya makuru, ukaba utayabwiye n'umwana wawe, wenda bizamufashe right now cyangwa in the future, ahazaza hiwe nyine hategure wa mubyeyi we. Ndibuze kuba nabaye linki, ngiye kuyipininga kuri Instagram yanjye, nitwa Kelvis Bro kuri Instagram. Murebe muri description muri bio ubwo reka tubivuge muri description ya Instagram, murahita ko muyibona already. Haba hariho link ebyiri ya YouTube channel yanjye, niyo ngiyo ndibuze kuba nabipininga. Wenda umuntu biri bunanire byamunaniye kubireba, unyandikire kuri WhatsApp, unyandikire ngwereze linki, wenda abana bawe nawe bagira akantu nyine bibikaho nyine tu. Scholarship ni kwa kundi ujya kwiga mu bihugu byo hanze, kuko hari abantu mba mvuze scholarship ariko ntibamenye byari byo. Scholarship ni cyaje ugiye kwiga, tuvuge ugiye kwiga nko muri Canada, hari ikigo cyakiriye umwana wawe, cyaramwakiriye, nta mafaranga azakishyura, bazamwishyura tike, bamwishyurire na visa. We ikinaziyishyurira, azigurira izo nkweto, agure n'utundi dukoresho tw'ishuri, kuko ibyinshi byo baba babimwishyuriye. Mbega namwe nyine ari akantu mukora mugakorera umwana wanyu akajya kwiga. Nta minesi bazakubaza, nta minerivare. School fees yo ntayo bagusaba. N'amakaye nyine amakaye barayaguha, na nyine bya bikoresho uba ugomba gukenera uri muri class barabiguha. No kuvuga ngo accommodation nayo barayiguha. Ari kumva rero ni ibintu byoroshye.
mwatendinge iyi application. Niba ari umunyeshuri nakore subscribe, cyangwa mba ari umubyeyi umwe uri hano nakore subscribe, yikomereze abwire umwana we aya makuru mbahaye, bikomeze nyine kugenda bibafasha gake gake. So kuri ba bantu nabo bakoze application, abantu bari gukora application ya Luxembourg. Luxembourg ari kubura umunsi umwe n'igice. Hari kubura umunsi umwe n'igice. Niba utarakora application yawe aka kanya tuvugana, reba aho hasi urebe muri description y'iki kiganiro, urabonamo namba yanjye, unyandikire nguhuze n'umu agent ugufasha kwa applying. Kugukorera application is not free, ntabwo ari ubuntu. Murabizi guys, nta bintu by'ubuntu bibaho. Ushobora kuba ufite passport yawe ariko ku kintu kijyanye na financial nta kantu ufite. Gusa icyo nakubwira ni iki, ushobora kuba wanamutereta, ni umuntu mwiza, bamwita Marco Evan. Uyu mujene reka mboneho namushimire bitewe n'abantu yafashije, ari n'abayafashirije ubuntu. Guys, buriya mujye mumenya no kwinjirira umuntu. Mujye mumenya kwinjirira umuntu, mumutereteho akantu nk'agaserivisi wenda byanga ariko wamubwiye, kuko abantu twese ntabwo ari kimwe. Hari igihe nyine dushobora kuba twagufasha bitewe na situation urimo n'ukuntu mba nyumvishije nkagufasha. Ariko niba nta mafaranga ufite, wifite passport yawe, umwandikire. Kuko mbibabwiye muri benshi ntabwo biri buze kuba byakora, mutaza kuvuga ngo nijya bibabwiye. Ntabwo byakora kuko murabyumva, na abantu benshi bari bubimubwire. So reba aho hasi urebe ko wakoze subscribe kandi n'akazogera, tujye twibanira 5 kuri 5. Mu minsi iri imbere application ya Canada irakorwa kuri 28 USA, ishobora gutangira mbere yaho cyangwa nyuma yaho, ntabwo ndamenya date za nyazo, ariko ikiganiro cy'ejo ndababwira information nzaba mpagaze ku kijyanye n'iryo kuru. So iryo kuru ryo ejo niho nzaribaha igihe application yo muri USA izatangirira. Icyo nakubwira rero ni iki, nta kindi, ishya n'ihirwe kandi uyu mwaka uzababere w'amata n'ubuki. Niba uyu mwaka bitaragenze neza, menya ko icyambere ari ubuzima, ibindi biza nyuma. Guys, buriya reka mbabwire, njyewe nabyutse nkaba ndi guhumeka, nkaba numva nta ngingo n'imwe yavunitse kabisa. Niyo wagenda ugakora iki se? Nta kintu nyine. Ubwo Imana niba yabikoze ibyo bintu ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ahubwo ujye ushima Imana, uvuge Mana nshoboza ejo hazaza nzashobore iki kintu, kuko byose biri mu biganza byawe data. So big shout out kuri wowe wakoze subscribe kuri Big Time TV show. Big shout out kuri wowe nyine w'umujene Evan urihiringa bya hatari. Don't give up Evan, amafaranga azaboneka, ubuzima buzahinduka, ariko first of all uzabigiramo uruhare. Big shout out kuri wowe tugeranya aka kanya Evan, I love you so much. Imana ikomeze ikurebe icyoroshye kandi igutuze mu mbaraga zayo, igushoboze muri byose. Niba warakoze application ukaba utegereje result izabe successful, niba utegereje ni ibintu byinshi cyane niwe ubizi, gusa Imana yo murengezi nyine ibizi byinshi kuturusha. Buriya kenshi nuzajya unasenga, buri ujye usengera iby'Imana yaguhaye, unabishimire cyane Imana, naho ibyo dukeneye byo ibibizi cyane. Ikindi cyo buriya amashimwe niyo ya mbere. Nasanze amashimwe aruta gusaba. Abantu basenga murabizi, mujye mwibuka mushime, usubize amaso inyuma, kuko ni byinshi turenganya Imana, byinshi cyane. So guys, ntabwo ndi pasiteri, gusa icyo nababwira cyo, njye YouTube channel yanjye nzajya mbabwira icyo nshaka nyine tu. Niba nakubwiye ibijyanye na application ukaba wayikoze, nyemera nkubwire no kuby'ijambo ry'Imana kandi ntacyo bitwaye. Guys, buriya mujye mwibuka gushima Imana. Imana ikuvana ku itariki ya mbere y'umwaka ikakugeza ku wa nyuma w'umwaka.
hari inshuti zawe nyinshi zihura n'ibibazo byinshi bitandukanye iby'ubuzima cyangwa se n'ibindi biri aho ngaho mu buzima busanzwe, ariko iby'Imana twebwe iturenza ntabyo tumenya. Akenshi wihutira kuyisaba no kuyirenganya ku byo itagukoreye no kuyibaza ibyo itagukoreye, ariko akenshi ibyo ishobora no kubona bya bintu uri kuyisaba bizakwica muri uwo mwaka, ahubwo ikavuga ibi bintu reka mbireke, igihe cyawe ntabwo kiragera, ibintu byawe biri kuri iyi tariki 2026. So mujye mwibuka rero munashime. Big shout out kuri wowe usenga cyane. Imana irakora guys, ngenda bizi. Ciao ciao.